ukwiriye kugirira neza umuntu ubona ko nta n'icyo azana kugarura. ego kandi nunagirira neza n'uwo mureshya ntugatekereze ko azayikugarura. ugakorera Imana udashaka icyo uziturwa. Uziko pastor, uziko abantu batanga ibintu bimwe mu rusengero kugira ngo babagira abadiyakoni, babagira abapasiteri, babagira abarimu, babagira abantu ba hafi, akaba yatanga ibyo byose kugira ngo akunde abone intebe y'imbere. Icyo ndakizi cyane, njya nakibona cyane. Biriya bintu burya ubirabivuga yi kandi nk'umushumba. Kiriya kintu ndabivugaho impande zibiri. Hari igihe umukristo aba afite ubushobozi, abona umushumba wakennye akamwitangira abikuye ku mutima w'imbere, akamaranira kugira ngo umushumba we abe mu nzu nziza, abana be bige, wenda banarye kuko bifitiye ubushobozi. Ariko akabikora afite umutima wa kimana, wa mutima wa muntu twavugaga, akabikora adashaka kwereka abantu. Noneho yabikora gutyo babandi bacishijwe bugufi badafite ubushobozi nk'ubwe, bagatangira bo bakaba ari bo bagenda bamuvuga we, ariko atashatse kwiyamamaza. Uriya nawe ariyerekana. Buri gitondo azindukira kwa pasiteri. Bagira ngo ashimwe. Tanzania barazaga bakoza ibyombo, kandi uri mu rugo umugore bagafata nk'imyumbati bugari bagasekura, uraho umuntu agafata ubwirisha akajya kwahira ibyatsi by'inyana, ugasanga aravuga ngo uriya nawe anajipendekeza kwa mchungaji wake, arimo arashaka icyubahiro kazamukuru w'itorero. Hari ababikora babikoreranye umutima w'ubumana w'umwuka wera kugira ngo bandikishe mu ijuru nk'uko Matayo ibice 6:19 havuga ko ntimukibikira ubutunzi mwisi, aho inyenzi n'ingese ziburya, ahubwo mwibikira ubutunzi mwisi. Navuze ko mbivuga ko kuri akote ebyiri, site ebyiri. Uwo nguwo akabikora bikunze, kandi akaba yanakwiyima ibye ku giti cye n'umuryango we, ariko agakorera Imana yandikisha ahantu. Noneho urusaku n'amahane bikaza guturuka ku ishyari ry'aba bandi bagasakuza. Uriya ahora ku mushumba. Urakoze mwene data udukurikiranye muri uyu mwanya. Turi abapasiteri babiri dufite ibitangazamakuru bitandukanye. Ngewe mpagarariye igitangazamakuru cyitwa Duhumurizanye TV. Nitwa Revera Pasiteri Ndorimana Edouard, ndi umushumba itorero ryitwa Betelehemu hano ku Kimironko. Imana ibahe umugisha. Pasiteri wakivuga? Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese mudukunda kandi muduteze amatwi kubwo ijambo ry'Imana. Amen. Nitwa Pastor Tesire Beatrice, nanjye mfite YouTube channel Mass for All Ministry TV. Rero turi hano nk'abakozi b'Imana kugira ngo tubaganize ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Murakoze cyane bene data mudukurikiranye muri uyu mwanya, bakunze ibijambo ry'Imana. Uyu munsi turi kumwe turi babiri, kandi turifuza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana rimwe riboneka mu ijambo muri Bibiliya. Ntabwo turi buze kujya kure y'ijambo ry'Imana kuko niyo ntego ya channel zacu. Kereza ko channel uhagarariye ni yo gushyiraho ijambo ry'Imana, indirimbo ziramya, ibiganiro byubaka, ubuhamya. Natwe nuko nguko turabisangiye rero. Ni muri ubwo buryo tutari buze kujya kure y'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndumva nifuje yewe, kandi twabihuriyeho na mugenzi wanjye ko tuganira ku ijambo riva kugira ubuntu no kugira neza. Buriya Pastor Tesire, kugira neza no kugira ubuntu ni ibintu bimwe bifite indangagaciro zikora ku bice bibiri, kandi n'ubundi biragenda. Zikora ku bakijijwe no ku badakijijwe. Donc kugira neza ntibireba abakristo gusa, bireba n'abapagani batari bakizwe, kuko kugira neza ni umuco. Ariko kandi Bibiliya nayo yawifashishije kugira ngo urange abitwa ko bakijijwe. Reka tuze kwifashisha ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa gice cyaho cya 9, turasoma n'umurongo wa 36 tugere 41. Noneho tuze no kureba ku gice cya 10 ku murongo wa 1 no kugera ku murongo wa 2. Se wadufasha gusoma? Imana igumugisha. Cyangwa reka nsome nta kibazo. Kandi iyo pahari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Bibutse ko iki nicyo dushaka kuvugaho. Uwo mugore yagiraga imirimo myinshi n'ubuntu bwinshi
muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru, kandi kuko iruda hari bugufi bw'iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutumaho abantu babiri, baramwinginga bati ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. 41. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi, abo amubaha ari muzima. Amen. Amen. Igice cya 10 naho haravuga ku murongo wa 1 n'uwa 2 ngo hariho umuntu w'i Kayizariya witwa Koroneliyo, yari umutware utwara umutwe w'abasirikari wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyedini, ariko yubaha Imana nabo mu rugo rwe bose. Yagiriraga abantu ubuntu bwinshi, ariko ubuntu bwinshi riragaruka cyane. Ubuntu bwinshi apana buke, bishoboka ko abaho n'ubuntu buke. Yakoraga cyane, donc yari umunyabushake mu kugira ubuntu, yari afite ubwo bubyutse bwo kugira ubuntu no kugira neza. Doruka yari umuntu udasanzwe. Hano Bibiliya iratubwira ngo noneho ngo wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Amen. Numvishije icyamuteye kugira ubuntu bwinshi. Yegeraga Imana, agasenga Imana ubudasiba. Uwegera Imana rero akaba mu mbaraga z'Imana, akora ibidasanzwe. Hari imbaraga zatumaga akora ibyo bwiza, zamusunikaga. Zamusunikaga. Ariko se pastor, reka turebe ibi bintu tubwirwa kugira ubuntu no kugira neza. Ubundi ndumva bishingiye ku cyitwa ubumuntu. Iyo umuntu afite ubumuntu muri we, burya ubumuntu, tuze gutandukanya ubuntu no kugira neza n'ubumuntu, kuko umuntu atakaje ubumuntu, kugira neza ndatekereza ko bitashoboka, ndetse no kugira ubuntu byamugora. Ubumuntu kandi abantu benshi bajya bahinduka nk'inyamaswa bari bazima, ariko ukajya kureba ukabona umuntu yabaye nk'inyamaswa, yatakaje ubumuntu. Ntabagikunda, ntabagitekereza kuri bene wabo, kandi ashobora gutakaza ubumuntu ageze ahantu hakomeye, afite byose, nyamara acyoroshya akiri hasi. Yari afite ubumuntu, ariko uko agenda azamuka mu iterambere, azamuka mu bintu byinshi, agenda atakaza ubumuntu. Twumve ko gutakaza ubumuntu bitava kuko umuntu yagize ibibazo byinshi, ahubwo n'igihe umuntu yagize ibisubizo byinshi ashobora gutakaza ubumuntu. Ni umuzi ugenda usharira, uranda. Tangazwa nuko umuntu ashobora kuba akomeye, ariko bene wabo bakabura uburyo biga kandi afite ubushobozi bwo kubarihira. Urumva uwo muntu ukuntu aba ameze, akaba atarihira umuvandimwe w'ishuri. Yarakuze ari umuntu mwiza, hanyuma yagera mu bisubizo byiza agatakaza ubumuntu, agatangira wa mutima w'ubunyamaswa ukaza. Umutima w'ubunyamaswa utarimo imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana, wenda n'inshuti nziza zabasha kumuyobora mu nzira arimo, agakura ari ikihebe. Agakura ari ikihebe kibeshejeho, amafaranga yanjye ninjye wayakoreye, ibintu byanjye, ibyo afite akumva ko atabisangira n'abantu, yajya no kubisangira n'abantu akarobanura ababisangira nabo. Kandi akenshi areba ngo uzabimugarurira, reka ndebe. Hari ibyo bita kuvuga ngo amaboko atareshya ntaramukanye. Uzi impamvu babivuze? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kugira amaboko maremare, ibintu asigara ashaka abo bareshya, akaba aribo basangira. Nyamara Bibiliya iratubwira ngo dusangire n'aboroheje, dusangire n'abakene, tubabarane n'abababaye, mu cyimbo cyo kujya kubabarana n'abakomeye. Ntabwo gusangira n'abakomeye ari bibi, ariko kwibuka na babandi wavuyemo, kugira neza, kugira ubuntu, biva ku ndangagaciro yitwa kugira ubumuntu. Kandi Pastor Tesire, ndagira ngo nkubwire, basogokuruza bari babifite. Ushingire mu gisokuruza kiwanyu, nanjye shingiye mu kiwacu. Ba data bakuze bazi kugira neza nubwo batari bagakizwa cyane. Gihe nakuze nsanga bagabirana inka, batereka inzoga, imiryango ikaza igahura, bakagabirana, bakiturana inka, bagashyingirana, bagafasha abana babo. Ariko Pastor,
nabo muri iyi minsi ya none n'abitwa ko badakijijwe nabo barabitakaje. Ndagira ngo sinzi ikintu cyabiteye, nabo ndabona basa naho bisubiyeho bya bindi bya mbere batakibikurikiza neza. Ese n'isi yahindutse kuri iryo jambo ry'ubumuntu n'ubuntu urarivuze numva ringeza ahantu. Mu by'ukuri jya nkura mbyiruka nasanze abantu bagabirana inka mu kwezi kwa karindwi amasaka yakwera ukabona benzi ibigage nta gakiza bari bafite, ukabona bafite urukundo baratumiranye imideri imitwa baturana imitwa, umuntu yakoresha ubukwe ukabona umusozi washitse abantu bateranye. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze, ibintu byarahindutse. ndimo ndibaza ngo nabo baratewe. Simvuga ngo umwuka winjiye mu barokore no mu bapagani wagezeyo, uri hose impande zose, mu bakijwe n'abadakijijwe. Ariko bo bakagira amahirwe y'uko wenda nta jambo ry'Imana babwirijwe, ariko cyane aho umuntu bubuze naho imbuto z'ubumuntu zitagaragara ni nko ku barokore, mu bakirisitu. Hari igihe umurokore agukorera ikintu ukibaza ni umurokore ugikoze cyangwa ni utarakizwa, agahemuka. Harabiba abantu amafaranga, hari uguhamagara uri mu kibazo kandi umuziho ubushobozi atanabugura, akarira nk'uko umuganyiye, akarira akaganya nk'uko uganye. Njye rimwe rigeze kurwara indwara nirukira ku muntu kandi mwene wacu wari ufite amafaranga. Ndabwira nti nguriza 3,000 njye kwishyura mitiwere yanjye ku giti cyanjye atari n'umuryango wose, kuko icyo gihe bemeraga 3,000 by'umuntu ku giti cye. Mu by'ukuri urebye ukuntu nari imeze, nari narwaye igituntu icyo gihe. Arangira ngo we ngo ajya akora ubufasha bwo kwishyura abantu, ngo ariko ngo akabishyura mu kwezi kwa mbere, ngo hari mu kwa 9 agiye ndwara icyo gituntu. Noneho ndeba ukuntu ndi buprolonge kugeza mu kwa mbere, mpereye mu kwa 9 iyo mfashanyo y'umuvandimwe y'inshuti ikazangeraho. Naravuze nti ariko Mana, ubu se abagirira neza bo abifashwa n'izihe mbaraga? Kandi uje na nyuma mu kwa mbere ari umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ni ukuvuga ngo na nyuma mu kwa mbere ubwo ntawafasha. Noneho nongera gucumuzwa n'undi muntu wahagaze ku gatuta arigisha, ndi imbere mu materaniro mwumva. Aravuga ngo kugira abakristo 100 b'abakene yagira abakristo 10 b'abakire. Aravuga ati uwo wanapfuye nge sinajya kumushyingura. Apfuye uwo mukene ntiyajya kumurambira, ariko mpita mushyira muri mabano, muri blacklist. Ndavuga nti uyu nguyu ashobora kuba ibyo avuga atabizi. Umbwire ko umuntu udashaka abakene, kandi Bibiliya ivuga ngo ideni nziza Imana ikunda yita ku bakene n'abapfakazi. Wowe ukavuga uti ngiyeho gutunga abakene 50 mu rusengero, nzatunga abakire 10. Namugeze wese wo nguwo we namutekereje, uyu azi Imana, afite umutima wa kimuntu, azi ko yavutse mu muryango ukennye, azi ko ahavuye hari habi. Ubu wamubaza ubuhamya bwe, yavutse asanga ari umuntu, yasanze ari umuntu ufatika. Ese uwamufashije ari umukene we twazamugororera iki? Rero nsanze ko imitima y'abantu yarahindanye mu mpande zombi. Pasa turebe kandi hose tubafashe mu mpande zombi. Kwibutsa erega iri jambo rirasa naho harimo kwibutsa abantu inshingano rimwe na rimwe. Kuko Cornelio, Bibiliya Cornelio yatubwira ngo ari umunyamahanga, yari umunyamahanga, ari n'umunyedini utarakijijwe, ariko kuba ari umunyamahanga w'umunyedini ngo yubahaga Imana, akagirira abantu ubuntu bwinshi. None se uyu munsi tuvuze ngo umurokore niwe ugira neza, twaba twibeshye, kuko hari n'umuntu utarakizwa ahubwo ufite kugira neza, ugifite ubumuntu, ufasha abakene, ubagirira impuhwe, ubagirira imbabazi. Rero nitubwiriza abantu turahagarara impande zombi kugira ngo buri muntu wese yiyumve, kandi aho yarageze agarukiraho ashaka Imana. Ariko pastor, hari ikintu nge ntangara. Ubundi kugira neza nkuko uvuze ngo duhagarare mu mpande zombi, ni umuco, ni umuco w'abantu bose ku isi yose. Abantu bose burya niba koko bitwa ko bafite ubumuntu muri bo, basabwa kugira neza kandi bakagira ubuntu bwinshi. Niba afite ubumuntu, uko mbibutse ko Imana yaremye umuntu umwe, kandi uwo muntu umwe yamuremye imuremanye ubumuntu, kugira imbabazi, kugira urukundo, kugira amarangamutima. Nta muntu utagira amarangamutima, kabone naho baba ari abami. Wari wabona abami uburyo bishima, arishima akakugabira, arishima akakubwira ngo nguhaye igikingi, arishima akakubwira ngo nguhaye girinka, kuko aguhaye amata. Kandi reka nkwereka ko arakubwira ngo nguhaye inka, akazaguha naho uyororera. Burya ni ugukorwaho, nawe nyine afite amarangamutima ya kimuntu, kuko afite ubumuntu. Abantu bose Imana baremanye ubumuntu, ariko igitangaza
hari icyo nibaza basogokuru batari bakizwa bo bacumbikiraga abashyitsi, hari umuco bagiraga. Nzi iwacu data ntiyajyaga agurisha amata. Yego. Oya, buri wa gatandatu wabaga ari abantu baje gufata amata y'ubukwe. Tukavuga ati se ko yashize, ati we nimuha abantu bukwe, mwe muzanywa mu kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri. Bakayabaha bagaha amata abantu bose bajya gukora ubukwe. Icya kabiri, nakuze mbona abashyitsi n'abantu batambuka ku nzira bakabahamagara, ngwino unywa amazi, ngwino basurye ubone kugira, ese ugiye uri mwene ndi. Urumva ibyo bintu? Agiye kumugirira neza atamuzi, agiye kumugaburira atamuzi, agiye kumukarabya atamuzi, amucumbikire atamuzi. Uyu munsi kugira ngo ubone icumbi hano mu uyu mujyi wa Kigali bakubaza ibyangombwa busasa, ahubwo ko bashiduka bari kukubwira ati turajya turakuraza n'ahataraho kurara. Uvuze ukuntu batangaga amata numva uramfashije. Ejo mu gitondo hari umuntu wangiriye ubuntu, angirira neza, wahuye n'umunyamuri yasanze iwanjye, nari ndyamye ngiye kumva numva umuntu arakomanze, araza afite akadomoro kari ka litiro 7 harimo amata nka litiro 3 kandi ntiyoroye. Nibajije uwo muntu ayo mata yakuye katoroye, ese yatekereje ate kujya ku muhanda kugura amata litiro 3 arazikuzanira akayanzanira? Kandi pastor uwo mugabo agira akabari, niho kintu agira akabari. Uvuze iryo jambo nkorwaho cyane. Agira butike akagira akabari, acuruza inzoga aranazinywa. Noneho reka tuze turebe wa murokore rero, tuze turebe wa muntu duciraho iteka ngo nabapagani ntibazi Imana. Agira akabari, turaturanye n'inzu ya mbere igenda nomero 3, we ni nomero ya mbere, ariko nagiye kumva numva arakomanze. Noneho reba uburyo yagiye muri uwo mwuka wo kuntekerezaho, akumva ko nkwiriye no kunywa ayo mata. Litiro iwacu iragura 450. Noneho akomanze naramurebye mbura icyo mvuga, yarinze arenga nkiseka numva nishimye, vuga nteko mu isi aba bantu beza kwera. Nahise mbwira umwana ntiyateka udashyizemo amazi, twinywera amata y'umugira neza, Imana imuha umugisha imugire neza. Noneho icyo kintu ndagitekereje. Hari n'undi munsi yigeze gusanga ndwaye, azazanye cya gicupa kinini cya fanta kigura cyatanga, uwo wazanye ayo mata. Nkibaza urukunda nkunda atazi na Kristo, yinywera inzoga, ari umuntu ufite akabari iruhande rwanjye aho. Urumva ko uwo muntu afite umutima wa kimuntu, aragira neza, afite umuntu muri we. Nibaza ko nubwo tumwita umupaga, ubwo si kabiri. Hari undi munsi nanone nari ndi mu kibina cy'ibihumbi 100, umunsi wo kwishura nta nari mfite. Nanone ndagenda ndamubwira, yewe yakuraga tiriwari gutya, arayabara nyizeye, atavuga ati nta nacuruza, nta nahantu ashobora naho duhuriye. Uwo mugabo rero ndagira ngo nzamwingingira Imana nakizwe, azagere ku musaraba neza, kuko uvuze ngo nakijwe n'Imana yakugaye. Hari abarokore batagira neza, hari abarokore batagira ubuntu, hari abarokore batagira urukundo, hari abakore b'abagugu, hari abakore b'ibisambo. Icyo kintu ndagira ngo tukivugeho. Ahubwo se reka nkubaze, uzi ko abantu bajya bibwira ko kwizera gusa Kristo bihagije, ariko wibuke ko ijambo rivuga ngo Imana ibira amategeko. Na Yakobo kwizera kudafite imirimo upfuye. Uyu munsi ndimo mvuga imirimo y'umuntu ucuruza mu kabare, ugira neza akagira neza, akagirira abantu ubuntu, akabaha icyo bakennye kandi batanakimusabye, akicara akabatekereza neza. Uyu munsi umupasiteri ushaka kugenda akakugira neza, umuvuga butumwa mugenzi wawe, ubu nta kibazo uragira, uri kumwe n'abantu biyita barokore kandi ntibakigukemurire bafite ubwo bushobozi. Ahubwo bagasigara bavuga ngo reka turebe ngahango kamubayeho, rero reka turebe kari buhave. Za mpande zombi ndimo mvuga turi buvugeho. Hari abantu barimo bagira neza kandi aribo duciraho imanza, aribo ducira imanza. Hari n'abo tuyoboye cyangwa tubanye n'abo dushumbye mu matorero cyangwa badushumbye, ariko batagifite ubumuntu muri uwo mutima w'imbabazi wa kimuntu wo kuba bagira imbabazi ngo bafashe bagenzi babo. Barahari bake ariko baranahari benshi. Icyo kintu tukivugeho kugira ngo imitima y'ubwoko bw'Imana yongere igaruke mu nzira neza. Pastor urabivuze neza, bire yatubwiye ngo kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwe. Niyo ntego turi kuvugaho, kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwe. Uko ibitambo bisa bityo nibyo binezeza Imana. Donc ibitambo bisa bityo nibyo binezeza Imana. Niko mu Baheburayo 13 murongo wa 16 babivuga, bahadusomera kugira ngo abantu bataza kugira neza no kugira ubuntu. Ntitukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Haravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Urakoze cyane.
mwumvire ababayobora mubagandukire kuko ari bo barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Uyu murongo wa 17 pastor ndagira ngo tuwusubiremo kugira ngo abera b'Imana baduteze amatwi bawumve neza. Mwumvire ababayobora mubagandukire kuko ari bo baba maso kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Aka kantu rero nagira ngo tukavuga ntugasoje neza aravuga ngo nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa kuko kubikorana kangononwa kutagira icyo kumarira mwebwe. Urumva iryo jambo ni ukuvuga ngo abayobozi bakwiriye kumvirwa rwose kugira ngo abo bayoboye babashe kubarindana umutima unezerewe. Kwibutse uri pasiteri nanjye ni pasiteri, iyo abakristo batari kutwumvira tubayoborana kangononwa. Uzi ko hari umuntu ubwira ijambo ry'Imana ari kukubara gusa ngo mva mbese ngo buragamije iki, ngo buragiye kuvuga iki, ngo buragiye muri bya bindi. Donc ntashaka kumva ijambo ry'Imana umushumba ari kumubwira cyangwa umuyobozi we. Reka dukoresha umuyobozi, arashaka gushyira muri matematike mu mutwe kugenda uko ashaka. Ntashaka kuyoborwa n'ijambo. Kubera iki? Dufite abakristo batagikunze abayobozi babo. Warubizi? Dufite abakristo batagikunze ababwiriza butumwa. Hari no kubwira ngo ngewe nshaka n'umuhanuzi aho ibyo bahanuye bibwira. Urumva yageze hatagishaka n'umuhanuzi, azageraho yirukane n'Imana yarije kuvugana nabo. Urumva kuko iyo wagezaho wanga ab'Imana inyuzamo ibintu. Iri jambo pastor, iri jambo irakomeye cyane. Icyambere umushumba mwisi ni nk'umuntu uhagarariye Imana. Murakoze cyane. Yakabaye yubahwa, yumvirwa icyabwirije abantu bakagiha agaciro bakamenya. Tubujije abantu kubigenzuza umwuka byavuze kuko ntago byose ariko abantu babyemera cyane ko n'abari mu rusengero burya abatandukanye imyumvire, ariko kuko ari umubyeyi umugisha wa mbere yakabaye abwiriza abantu bakamwumva. Ariko ngira ngo n'ibihugu muri Tanzania hano twari turi nukuri abantu bumvira umushumba. Je sinzi ibintu byo mu Rwanda birimo biragenda bigucanga kandi nanjye bijya bincanga pastor. Kubera ubukene bwinshi bwo mu gihugu, nukubera abantu babaye ibyihebe n'ibyihebeze, ni bwabo umuntu bwavuye mu bantu n'ubumuntu. Ariko Tanzania, umushumba wa Tanzania hanjye navuze ko natangiraga amatora munsi y'ibiti Uganda, ugatangira ahantu za Kenya, umuntu araje abumbye amatafari ku giti cye, umuntu araje gusa amabati, aguhaye ikibanza cyo kubakamo urusengero, aguhaye inka yo gukamera abana. Sinzi aha ndabona bikomeye, ariko ubu umuntu hari ahantu buri no ku bantu batazi Imana no kubari mu rusengero. Ariko ahangaha ngo nimwe murindi imitima yanyu yabo abashumba n'abarinzi b'imitima y'abakristo. Icyo kintu cyumvikane neza. Nimba umuntu umuyoboye akakunanira, nimba umubwiye icyo akora akakunanira, nimba umubwiye kwitanga ati sinabikora akaba mu rusengero nta kintu na kimwe yamara urusengero, uyu muntu kuzamubazwa nutunguka mu bwami bw'Imana bazakubaza ko ari ikibazo ni kimwe. Uyu muntu aragira inama abakristo kugira ngo bumvire ababayobora, kugira ngo babashe kubayoborana batabayoboye akangononwa. Ni ukuyobora umuntu ariko utamukunze, ni ukuyobora umuntu utamunezerewe yaturuka aranguri yaraje. Kandi kenshi koko abo bantu banameze ukundi kuntu. Reka nkubwire ikintu gikomeye, nturi pasiteri cyane uzi ko n'umukristo wawe akwandarika akagenda kuvuga hanze uko utari. Ni nko kubona umwana wabyaye ajya kukwambika ubusa ku karubanda. Donc twumve ko abakristo bakora amarorerwa, n'abashumba bashobora gukora amakosa. Ntabwo ndibuze kuvuga ku mpande rumwe. Abashumba bashobora gukora amakosa, ariko reka nkubaze umwana papa wawe, reka mvuge wowe, papa wawe yambaye ubusa wajya kumuhamagarira rubanda cyangwa wahita umwambika? Rero dufite abakristo batazi guhishira n'ababyeyi babo. Reka nemere ko umubyeyi yakoze amakosa, ariko se ko kurajya kubivuga ku musozi? Ubu wafata papa wawe yambaye ubusa cyangwa mama wawe ugahita uhamagara ngo nimuze murebe mama yambaye ubusa, papa yambaye ubusa, ugahamagara? Cyangwa ahita uyishira ugatwikira? Dufite abakristo batazi gutwikira abayobozi babo. Dore ingorane rero, abayobozi iyo babamenye basigara babarwanya. None umukristo akasigara avuga mushumba yarankomerekeje, yarandwanije. Burya umushumba kugira ngo arwanye intama biterwa n'imiterere y'intama.
ntabwo umushumba ashobora kubona umukristo aje amugannye ngo amurwanye hatari impamvu. Ni uko izo mpamvu zihishwa. Ariko burya umuntu nakubwira ngo umushumba yaranyanze arandwanya kugeza ku rwego ankoreye ibi, hari uruhare rw'umukristo aba yakoze. si tujya kudetaya ariko ruba ruhari, kuko icyo umwungeri yashyiriweho ni ukuragira iyo mitima ntuzayibazwa. None bibaye ngombwa ko yegura inkoni yo gukubita, ni uko hari yananiranye. Uzareba tuyoboye abakristo batandukanye, abavuye mu nsengero zitandukanye, usanga akenshi umuntu ashobora kubwira ngo nabaye muri Zayoni, nabaye kwa Masasu, nabaye muri mbwira n'irindi toro nawe uzi New Vision Pentecoste, mu Adeperi, mu Baporoso. Ese uyu muntu yazengurutse ahantu hose nta mana yahabonye? Hari igihe ananirana, kandi uwo muntu nubwo nawe ugiye kumuyobora nawe ugiye kumuyobora agucunze, ni nk'umugore warongowe n'abagabo 10, ugira ngo wa 11 azamushobora? Biba bigoye. Ubwo ibyo mvuze urabyumva. Rimwe na rimwe inzira tunyuramo ishobora gutuma dutakaza ubumuntu. Inzira ducamo n'ibintu tunyuramo bya buri munsi bishobora kutwambura ubumuntu. Kimwe rero gituma umuntu abasha kugumana ubumuntu ni ukumenya kumvira abamuyobora. N'ijambo ry'Imana rivuga kumenya kumvira abamuyobora, ucishwa bugufi, mugahuza umutima, mukaba mu mwanya umwe, umushumba n'umuyoborwa bose bakaba ari abantu bavuga rumwe. Ikindi pastor nari ngiye kuvuga kugira ngo tuze gusoza iki kiganiro, twasomye Tabita ngo yakoraga imirimo myiza akayikora nta raporo asabwa gutanga. Urabyumva? Kuko uyu munsi hari abantu bagera neza akazinduka bivuga bike mwiriwe ati buri iriya kanzu iriya yamba uziko ari nge wayimuguriye, iriya modoka ni nge, uziko iriya modoka ari nge wayimuhaye, uziko ziriya nkweto yamba ari ngewe wazimuhaye. Urumva ko uriya muntu nubwo yagize neza ntagiye kwivutsa umugisha, yanawubuze deja yawubuze, kuko Yesu yaravuze ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso ni kuzabimenya. Ariko uzi kugira ngo umuntu akugirire neza agirirwa gutaramanye. Reka nkwereke. Ese pastor uzi ko buriya umukristo afata ibihumbi 100 akabitanga mu rusengero, yaba asohotse mu rusengero ngo n'amafaranga yanjye natanze ngo n'ukuntu naguriye pastor ikote, ariko ibyo narabyumvise, ibyo bintu ni umuvumo. Ibyo narabyumvise bitandukanye rero n'ibyo Doruka yakoze. Doruka yakoze imirimo adategereje inyungu izagaruka, n'umushimira. Yambitse abantu atitaye ko nabo bazamwambika. Bundi kugira neza no kugira ubuntu ukwiriye gukorera muri ibi bintu uko ari bitatu: kumenya ko abo bikoreye utabategerejemo inyungu. Amen. Icya kabiri, kumenya ko abo bikoreye inyungu uzayibona ku Mana. Yes. Kandi na Doruka niho yayibonye. Icya kabiri, ugomba kwiga guceceka ibyo wavuze nako ibyo wakoze, apana kubisakuza. Yego. Nugenda uvuga ibyo wakoze uzaba uri guhamagara umuvumo kuri wowe. Icya gatatu, ukwiriye kugirira neza utarobanuye abantu ku butoni. Uko hari abantu umve pastor witonde, hari ukuntu ushobora kuguha 50,000 ariko tesire nanjye witonde, ubwo ni nyakubaza nanjye uzayamba. Ndakugirira neza nawe uzanyinyitura. Abantu bagashaka kugira neza kuko wagiriye neza abona azabimugarurira. Burya ngo ntacyo biba bimaze. Ukwiriye kugirira neza umuntu ubona ko nta nicyo azana kugarurira. Ego. Kandi nunagirira neza n'uwo mureshya ntugatekereze ko azayikugarurira. Ugakorera Imana udashaka icyo uziturwa. Uziko pastor, uziko abantu batanga ibintu bimwe mu rusengero kugira ngo babagira abadiyakoni, babagira abapasteri, babagira abarimu, babagira abantu ba hafi, akaba yatanga ibyo byose kugira ngo akunde abone intebe y'imbere. Icyo ndakizi cyane, njya nakibona cyane. Biriya bintu burya ubirabivuga yi kandi nk'umushumba. Kiriya kintu ndabivugaho impande zibiri. Hari igihe umukristo aba afite ubushobozi, abona umushumba wakennye akamwitangira abikuye ku mutima w'imbere, akamaranira kugira ngo umushumba we abe mu nzu nziza, abana be bige, wenda banarye kuko abifitiye ubushobozi. Ariko akabikora afite umutima wa kimana, wa mutima wa muntu twavugaga, akabikora adashaka kwereka abantu. Noneho yabikora gutyo babandi bacishijwe bugufi badafite ubushobozi nk'ubwe, bagatangira bo bakaba ari bo bagenda bamuvuga we, ariko atashatse kwiyamamaza. Uriya nawe ariyerekana. Buri gitondo azindukira kwa pasteri. Barabagira ngo ashimwe. Tanzania barazaga bakoza ibyombo,
kandi uri mu rugo uri umugore bagafata nk'imyumbati ubugari bagasekura uraho ubundi agafata ubwisha akajya kwahira ibyatsi by'inyana ugasanga aravuga ngo uriya nawe anajipendekeza kwa mchungaji wake arimo arashaka icyubahiro kazamukuru w'itorero hari ababikora babikoranye umutima w'ubumana uw'umwuka wera kugira ngo bandikishe mu ijuru nk'uko Matayo ibice 6:19 havuga ko nimukibikira ubutunzi mwisi aho inyenzi n'ingese ziburya ahubwo mwibikira ubutunzi mwisi navuze ko mbivuga ko kuri akote ebyiri site ebyiri uwo nguwo akabikora bikunze kandi akaba yanakwiyima ibye ku giti cye n'umuryango we ariko agakorera Imana yandikisha ahantu noneho urusaku n'amahane bikaza guturuka ku ishyari ry'aba bandi bagasakuza uriya ahora ku mushumba uriya azi kwishyira imbere niwe ufata imodoka akamujyana kwa muganga yarwaye niwe ujyana abana be ku ishuri ariko mu by'ukuri uriya muntu aba yandikisha mu ijuru nkaho Doroka yandikishaga cyagiye kuko imirimo ya Doroka twabonye neza ko yamuzuye yapfuye nimba Imana ibasha kwibuka imirimo rero uwo muntu ntago azapfa ubusa mu minsi yo kubaho urwo ruhande rw'uwo abikoze abikunze babandi nabo hari igihe bamuvuga bakamuteza ikibazo noneho Satani kava kuri babandi kamugera hati hagarika ibyo bikorwa wakoraga hagarika ibyo bikorwa ugasanga yabihagarika umushumba we nabaguwe nabakavuga turiya muntu namugiriye kuki ahindutse ko ntigeze umufata nabi ko namwubashye akaguma mu gihirahiro cy'ukuntu yatekereza kuri uwo muntu ariko mu by'ukuri nta kibi yamukoreye nuriya nta kibi ahubwo bitewe n'abanyeshyari b'abanyamagambo kandi Pastor Tesire ugiye kuvuga ka kabiri abarokore benshi bakijwe kunywa inzoga bakijya mu gitaramo cy'akabari ariko igitaramo cy'amagambo ishyari igitaramo cy'amagambo ngese yavuye warya ngo n'iburasirazuba ngo none se ngo buriya ngo icyo agendereye niki umuntu agashaka kugira ngo akurikirana ibitari byo gukurikirana niba umuntu yagize neza no comment rwose niba umuntu agaragaza ubumuntu muri we akerekana ubuntu bwinshi mu mushyigikira ahubwo uvuga ati wowe ndabona Imana igutije iteka ufite uburyo natwe dusengere tubone uburyo n'ubundi aho tukiri aho ngaho umuntu akwiye gukorera Imana bikunze kuko biraba ngo ubikora abikunze azagororerwa none se wakora wakorera Imana bikunze warangiza ukiruga byasasa ubivuga ahantu hose ukazahembwa iki akoze cyane rero hari icyo twabwira abantu ku mwanya wa kabiri aho nari ku mwanya wa mbere hari igihe nacyo wenda abantu tugondoza abantu hari abakozi Imana bagondoza abakristo akenda kukama n'ikimasa ubwo nsubiye hahandi uvuga uti birirwa bazerera mu matorero no mu ngo barazerera noneho bagiye no ku ma YouTube channel nta hantu abatetse umutwe batari noneho ugasanga umuntu umukristo azanye umutima w'urukundo mu itorero ahasanze umuntu umuyobozi umeze gutyo nabwo akagira igihunga akavuga ati mvuye hariya mpunga biriya na hano ndagarutse ndabihasanze rero nk'abakozi b'Imana natwe dukwiye kwisubiraho kuba hagati na hagati izo turagiye tuzabazwa Pastor haba no kuri YouTube cyangwa se ku rusengero ariko turabwira amahanga menshi aduteza amatwi turabwira isi yose basengera abantu kumva we ngo ndagusengera ngo wohereje ngo fata amadolari 100 mu ntoki ngo ngiye kugusengera ngo ngo ngiye kugusengera ngo nkukureho umukasi ngo nkukureho inyatsi ngo ayo mafaranga ngo ngiye kugusengera ngo yafashe mu ntoki umuntu yayohereza agategereza ko wa muzimu uzamuvaho agategereza bya diamond rimurimo ko rizamuvamo wamwatse igitambo ibyo ni bintu birimo byica abakozi b'Imana ibyo ni escroquerie rero ibyo bintu tubifite abakristo baratureba abo tubwira n'abanyabwenge rwose impu zombi tuvuga Imana kandi tubwira abantu b'Imana bose bararemye rero n'abantu muri iyi minsi y'imperuka twifashe nabi mu murimo w'Imana icyo gintu turashaka kugirirwa neza ku mbaraga rero hari abantu baza bakarunguruka bagasanga iyo bavuye naho bagiye ni hamwe ariko Pastor hari ikintu nenda kuvuga mu by'ukuri gusengera umuntu ngo natanga igitambo je sinjya mbyumva ntawe nanabikora birahari gene nayibonye icya kabiri niba nagitanze nakazi ke sindi bubitindeho uko singiye kubivugaho nasaba gusobanura cyane muri Bibiliya noneho ikibabaza ni kimwe hari umushumba ufata telefone ngo ariko ngo ko nta faranga ryawe mperuka urumva kagiye kumera ngo mwishyuza Imana igukubite ngikwambure n'ibyo muhaze muribagirwa ntabwo ibyari byo donge urashaka ineza ivuye mu bwambuzi kuko reka twumvikane niba hariho kugira neza no kugira ubuntu
ni umutima ukwiriye kubitekereza. Amen. Apana bikakurya bikakubabaza ukiyima ikintu ku bwa mugenzi wawe. Kuko na Bibiliya avuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ye mbonye umuntu yambaye inkweto ihengamye mfite ipeya nk'eshatu nagenda nkibwiriza nkamushyira kandi ngo nkoreye Imana. Mbonye umushumba wanjye yambaye umwenda ucuye mfite amafaranga namuhereza akajya kugura costume kuko iyo yambaye neza nanjye mu ijuru banandikiwe. Ariko hari ubikora akavuga ati iriya costume nijye bayiguze hanyuma nawe ugashyekirwa nayihaye ikindi gihe cyagera ukajya wishyuza noneho ntutegereze no guhabwa cyane ntutegereze no guhabwa rwose. Ubwesikoro mu murimo w'Imana n'abanyamagambo bakora bakagenda birata ko bakoze bakoreye inyuma y'igitabo cy'Imana kuko utanga aheshwa umugisha kuruta gutanga. Imana imuha umugisha kuruta gutanga. Ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. None rero wowe watanze wahawe umugisha, wahawe aragusabira umugisha, ariko reka kugenda wishimagiza nijye wabikoze. Icyo dukeneye kubwira abantu nuko bakorera Imana babikuye mu mutima, nawe ukavuga ngo hari ahantu nandikishije kubw'ubutunzi bwanjye ningera no mu kibazo nzasenga Imana nyibutse umurimo ingirire neza. Rero abantu bananiwe gutanga bikuye ku mutima, ahubwo barabikora nko kwiyerekana, bakabikora nko kugira ngo barangize umuhango. Reka ndebe ko namwikiza, wanamara kubikora ugasigarana agahinda ko wabikoze, kuko ubikoze utabibwiwe n'Imana, ubikoze utabishakamo umugisha, ari ukwiyerekana ku muntu ngo ugasigara witotomba mu mutima. Rero icyo Imana ishaka ni ituro rya mutima ukunze rivuye kundi baye mutima. Ituro uri buture utarebye ngo ni bingahe ngiye gutanga, 100 ni menshi, 500 ni menshi, ayo ufite. Koko nimba Imana ihesha umugisha umuntu watanze, iyo ngororano nawe uri bwakire wabikoze ufite umutima ukunze ni nini ku Mana. Ariko nukuri no gutanga ugasigara uvuga amagambo nta kintu buryo ubukoreye. Urakoze pastor ku kintu uvuze tugana ku musozo. Imana ikunda umuntu utanga anezerewe ukabikora ubikunze. Reka tubahe icyanditswe kugira ngo baze kubyumva neza. Usomye urwandiko rwanditswe na Yakobo gice cya mbere n'umurongo waho wa 16. Haravuga ngo ntimukayobe bene data bakundwa, gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru bikamanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa ngo agire igicu cyo guhinduka. Uvuga ngo data gutanga kwiza n'impano iva ku Mana, ni impano iva ku Mana. No kuvuga abantu benshi bashobora kwamburwa iyi mpano kuko bazi Imana nako Satani azi ibitangaza ikorerwamo, kuko Doruka yazuwe n'imirimo myiza yakoze. Ese buriya atayikora uzi ko Petero yari kureba agasubirayo cyane rwose, ariko ngo yasanze abapfakazi imfubyi bambaye bazunguza iki amakanzu, dore umwambaro yanyambitse, dore imirimo ngiravuga ngo Petero arababwira tumva inshingiye kuri iyi mirimo yakoze nimwegereyo. Iyi mirimo tuvuga kugira neza no kugira ubuntu bwinshi ntibikibagirane mu mwitorero ndetse no mu bantu. Hari n'ikintu nabonye Petero atangiye kuvuga ku buntu n'imirimo yakoze, yasanze aba yayikoreye bahagaze abatemuwe, ngo buri muntu wese afite igitambaro, afite ikanzu, naribaje ese bagiye kuzana amakanzu, ibitambaro, amashati, amakositime. Urabona ko ubikora bikunze azagororera. Uyu murimo aba bantu babwiwe nande kujya koza nibyo Doroka yakoze cyane, ariko bwabo umuntu n'urukundo yabikoranye. Baravuze ati okay je nibutse ko yapfuye, ariko kubera ko yapfuye nambaye ikanzu Doroka yampaye ndagiye, kandi iyo kanzu pastor ntabwo arazi ko ari Doroka wayiguze. Icya kabiri wakongeraho pastor ngo bazunguza imyenda hejuru ya Doroka. Uretse no kuzunguza imyenda, wibuka umugabo bita Hezekiya yibukije Imana imirimo, ibwira Yesaya ngo subirayo, genda umubwire ngo mwongere imyaka 10. Donc imirimo myiza no kugira ubuntu bwinshi bijya bituma Imana yiga. Iri jambo rinsubiriramo, umuntu ukora imirimo myiza ni impano imanuka ku Mana, dore ngibi ikaza mu buzima bwe. Yakobo niko abivuze igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17. Ndimukayobe bene data bakundwa, gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka kandi ngo agire igicu cyo guhinduka, kandi igicu cyo guhinduka. Igihe twavugiye ubonye ko hari abakora badakoreshejwe n'impano iva mu ijuru cyane. Igihe twavugiye ubonye ko neza hari n'ababikora babishoboreshwamo n'imbaraga z'Imana, kandi impande zombi kubakijwe n'abadakijijwe. Rero bambere ku isi nibo bambere mu bintu bitwa gukora neza, basurana, bajya kwa muganga bagasura abarwayi bakabagaburira bakabambika, kandi ubikoze akaba afite nk'abagore mugenzi we
nta kibazo. kandi ikintu nyambakundira bari abasilamu nubwo tudahuje kwemera ntibajya basenya idini yabo ngo bayisebye, barayubaka, yivuge nabi urebe, barafashanya. ariko twebwe twujuje abakristo birirwa basenya itorero ry'Imana, barisenya ntibashaka ko ribaho, ariko ngo nabakunzi b'umusaraba. Burya umuntu wese ukunda itorero ry'Imana yifuza ko ryabaho, ariko abo ngabo ntibazanajya mu ijuru, tunabivuze neza. Yesu yaravuze ngo abasebanya, abanyamagambo, abatukana, gusebanya, abasebanyiriza mu byongorerano, barya bongorerana mu ntibazagera mu bwami bw'Imana. Tureke kubeshya abantu, tubabwize ukuri. Ubikora uwo nguwo ntago azinjira mu rurembo Siyoni rw'Imana. Uko niko kuri, kandi uvuze Abagalatiya 6, Abagalatiya 5:16. Imirimo ya kamere ngiyo, abo ntabwo bayobowe n'umwuka, bayobowe n'umubiri, kandi abo bose ntibazabona ubwami bw'Imana. Ntitwatinya kubabwira rero, harebe Abagalatiya 5:16. Abagalatiya 6. Turi hano kugira ngo tubwirize ubwoko bw'Imana. Nunabikora ari mu nzu y'Imana yumve ko azacibwa kwiteka, kuko iki nicyo gihe Imana imuhaye kwihana. Dore uko havuze 16 ku gice cya 5:16. Yego, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka. Ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka rero, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga. Kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, kuko ibyo binyuranye, nicyo gituma mushaka gukora ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Kuko ibyo bihabanye, niyo mpamvu tutakwemerera imitima y'abantu ngo ibyo batekereje cyangwa bakunze babigumemo. Nk'abashumba twababwira ko babivamo. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntiba mugitwarwa n'amategeko. Tuyobowe n'umwuka, bwa buntu bw'Imana, ya mpano y'Imana, nta tegeko riba riducira ku iteka. Dore rero imirimo ya kamere tuyivuga abantu bayimenye, aho bayimenye, kuko burya hari igihe dukora imirimo ya kamere ntitumenye ko turi gukoreshwa na kamere. Ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, uwa mbere ni ugusambana. Abasambana bose ntibazajya mu ijuru. No gukora ibiteye isoni, ntibazajya mu ijuru. N'iby'isoni nke ntibazajya mu ijuru. Biruzuye hanze aha, uzi iby'isoni nke biri hanze aha. Nigeze gusanga abantu bigubitsa ahantu banywa kave, kandi ari abakozi b'Imana, bambanye ati tugirire ubuntu rwose, tubabarire cyane. Ibyo si by'isoni nke. Ubundi se bwo nkubaza, niyo wabagirira imbabazi, ijuru rizabagirira imbabazi? Wowe se uri ijuru? Isoni nke kubona warihannye, ukanamuza, ukajya ku karubanda, ukavuga ko uzi Imana, umuntu akagusanga mu mwanya w'abanywa ibinzoga n'abasambanyi n'abambara ubusa bitari bikwiriye ko babwambara. Hano hagakomeza havuga ngo n'ibishushanyo no kuroga. Abuze abantu barogesha amagambo. Uzi ko abarokore buriya arabahanga. Hahandi wavuze ku itorero, agasenya umuntu wakoraga imirimo myiza, akamushyira, akamukura ku mushumba, akamusiga iheruheru, akanezerwa no kukubona uraho utagira umuntu kwitaho. Uzi ko hari indumwe ya Satani iza mu rusengero ije kugira ngo itandukanye umushumba n'abakristo. Ziruzuye. Ariko buriya pasiteri uzi ko azakurya akakurangiza, ariko uzi ko buriya pasiteri buriya atanagusenya, ariko buriya amafaranga umuhereza warayahazi, ariko buriya utekereza ko uruta runaka wagiye, uze ko uruta runaka utagigira gutya, ataraja kurye. Ariko pata, reka nkubwira, hari umukozi w'Imana wangiriye neza. Imana ishimwe, uvuze iryo jambo ndaryibuka. Urabyumva amagambo bafite, uwo si umurozi. Agirira neza, kandi nawe adafite cyane, akanyitaho. Nge nshobora kurya n'abana banjye, kandi bakarara ubusa n'umugore we n'abana be. Uzi ko uwo muntu kabone naho yaba bikora atabizi, uzi ko icyo kintu ujya gikora ku mutima w'Imana. Ariko bangira ngo ntawabasha kumuroga, uriya arakomeye. Ariko abenshi bararogeka. Bararogeka. Kandi benshi bararogetse. Uzi kubona umuntu agutandukanije no mugenzi wawe ntacyo mupfa. Abarokore bagira za munyangire, buriya jewe reka nkumenera ibanga, nubwo nakazi kawe nutumva, akavuga akagutandukanya. Undi nawe kubera kutagira mu mutwe no kutareba kure no kutagenzura, akakwikuyongora. Waje mubaza, ese yewe ko tutakivugana? Ati yewe nabaye busy. Ese kutakimvugisha no kuri telefone. Muri iyi minsi rwose mfite ibintu mpugiwemo byahebyo kaje. Hari umurokore mubi w'umurozi wabatandukanije. Hano rero abantu bazi ko abarozi ari batanga ibyatsi. Abantu benshi basohotse mu nsengero badafite impamvu, basohowe n'abanyamagambo. Akava mu rusengero gusa ngo barambwiye, akareka umurimo w'Imana gusa ngo bavuze, nta kintu ntarabona.
uwo muntu si umurozi. reka tubagire inama. Tubana n'abarozi mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana barimo. Tubana n'abantu badakirijwe mu nzu y'Imana. Nubwo inzu y'Imana tuyibona nk'urusengero rukirijwe. Ariko abo ngabo nibo batuzanye hano. Reka tubabwire Imana. Yego. Bibiliya tubwiye ngo n'abarozi. N'abangana kwangana. None hari no kwangana. Abangana kwangana. Kumbe hari abangana gake gake, hari n'abatsindagira cyane akangana, noneho abakabigira urwango muri we mu mutima, bakarema ikintu gikomeye. Ariko pastor, kwangana no Bibiliya iravuze ngo abangana no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, no kwitandukanya, no kwirema ibice. Uza abantu kundu birema ibice mu byose ni ibintu biri mu rusengero. Ugasanga abantu bafite agatsinda kabo, agatsiko kabo. Yego. Ugasanga barakaremye bafite, wavuga ati twe ntitubyemeye. Watanga inama ati izo ntituzishaka. Ariko ubundi pastor, uyoboye abantu bameze batyo, ugatanga inama ntibazemere, ukabashyira mu nama ntibemere gucishwa bugufi ngo bakore nk'ibyo abandi bakora. Buriya bari abantu umuntu babayoboye ngo azabagezeye. Bashatse nibanagenda. Ugize amahirwe. Ayo mahirwe saraboneke. Tibagenda ntabwo bagenda. Kandi bari kuri misiyo. Bakurwanya bahari. Ukajyuza uri mushyashya, ugatangira gushyuha no gukora umurimo w'Imana, bakaza akavuga turabiharaye. Nako twaje mbere ubusugira ngo uraturusha. Ugira se ngo wakora kugera ku gipimo cyacu. Aze kwidumbukiza wajya umenya amakuru, ariko yutubaza ngo abo bose birema ibice. Wumve? Yego. Barangiza bakagira icyo bita kwitandukanya. Yego. N'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, kugira ngo akugomwe ikintu gusa. Ntabwo urabona abantu baje kukugomwa. Narababonye benshi. Ngewe naramugize mu rusengero. Umukristo aravuga ngo reka ntanga amafaranga kubw'umurimo w'Imana. Arangije ambwira ati wagicucu uratanga yiki? Uratanga yiki uyazana tukayasohoka tukajya kwirira? Uru rusengero sura rwishyuramo ibiki? Kandi uwo ni umukozi w'Imana, ari umukozi w'Imana. Umwana aravuga ati nge wimuntu nje kumurega mu rusengero, arambuza gukorera Imana kariho nkuru umugisha wanjye kubera iki? Tubimubwira aravuga ngo mumbabarire, ngo barabifinda nyine. Ariko ibaza umuntu ntashaka ku rusengero rwishyurwa, ntashaka ko ari aho twava naho twagera, ariko tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo, ijuru ryahumuye we. Hase koko ryahumuye? Ntabwo ryahumuye. Dore rero aba bantu tubavuga dusoza umwanya wabo tuwureba aho bazajya, kandi barahari mu nzu y'Imana. No kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Umva ko bakorera inyuma ya zero. Ariko hari n'abandi beza tutasoza tutavuzeho. Ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo. Umva rwa rukundo bazagororerwa. Ni ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza. Umvishe ko bigarutse kugwa neza? Umvishe ko bigarutse? Aba nibo mbona bahagaze ku muryango w'ijuru neza. Aba neza bahagaze ku irembo ry'ijuru. Kandi turabafite bake batari umubare wa benshi. Na Yesu yaravuze ngo afite abantu bake. Isarudi afite amazina make banditsweho ikimenyetso cy'umwana w'intama cy'amaraso yamenetse ku musaraba. Ariko mwana bari ahari bake babana n'abakirisitu, ngo no kugira neza n'ingeso nziza no gukirana no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo. Nta mategeko abihana n'abana b'Imana bategereje Kristo. Impanda izavuga kandi abo nta rusaku bafite. Reka mvuga aka kantu tugana ku musozo, tubwira aba bantu bakora neza. Iyo usomye ku gice cya 6 umurongo waho hano ku murongo wa 7 haravuga ngo ntimukayobe, Imana ntinegurizwa amazuru. Yego. Kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira mu mubiri we azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. 9 rero twe gucogorera gukora neza, kuko igihe n'igisohora tuzasarura nitutagwa iki? Isari. Uzi ko uyu muntu ukora neza adakwiriye kugwa isari ngacogore? Uko ari abantu batangira bakora neza, bakora imirimo myiza, bafite n'ubumuntu, ariko bagera hagati bakananira, bagacogora iminsi ikabacogoza. Turabasengera abantu bakwiriye gusengera, turabasengera Imana ibagarure. Kandi Imana irabaza, kandi baracogoye nabo. Baracogoye. Aha ngaha tuhasubiyeho kuri aka kajambo dusenga Imana.
burya dusengera aba kenshi bantu bacogozwa n'abandi. ariko ndagira ngo mbabwire ko bakwiriye gukomeza kubatera imbaraga no kubatera umwete. kubera iki? twavuze ngo kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza iki. Niyo topiki yacu twarimo tuvugaho, nibyo bishimwa n'Imana. Abakorindi 9 urwa kabiri rw'Abikorindi igice cya 9 n'umurongo wa 6 haravuga ngo ariko ndavuga ibi ngo ubiba nkeya azasarura bike, ubiba byinshi naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda umuntu utanga anezerewe. Amen. Aba bantu bagikora uyu murimo mwiza, Imana ibaha umugisha, bakomeze bakore, ibatabare. Imirimo yabo yose bakoze myiza izabaherekeza. Reka nkubwire, wibuka mu Bahebo nako mu byahishuwe 14-13 hari ijambo rivuga ngo hahirwa bapfira mu mwami. Umwuka nawe ati baruhuka imiruho n'iki n'imihati, ariko kandi imirimo yabo kuko igiye igize ute imirimo izaduherekeza. Ese buriya bitazaherekeza mwuka agira Imana? Ndagira ngo twongere dutekereze kugira neza. N'abari barananiwe twongere twiminjiremo agafu. N'abari bacogoye twongere, n'abakoraga nabi bari baramaze gufata undi murongo utari mwiza bagaruke mu murongo, bongere batekereze kongera kugira neza. Uzi kubona ufite bene wanyu udashobora kubagaburira, uzi kugira umuturanyi ushonje w'umugaburire, ntugire icyo umuha umurushije, uzi kubona urya ibiryo bikameneka ukabigaburira imbwa, warangiza utazi ko hirya no hino hari abari kuburara. Uzi pastor kuba umukristo ashobora kuba afite akazi, azi ko umushumba we nta kazi agira, ntamuhe n'icyacumi, kandi akajya agenda atanga raporo ngo ndi umukristo wo mwitorera ibunyanaka. Uzi ko ibyo bintu biteye agahinda. Tugiye gusenga Imana. Nyemerere ngiye kuguha umwanya usenge, wongere ubwire Imana ngo Mana wongere uminjira agafu mu mitima yacogoye, mu mitima yananiwe, mu mitima ibabaye, mu mitima yakomeretse. Yongere yomorwe inguma, ikore neza, kuko kugira neza no gukora ibyiza ibyo bitamba ari byo bishimisha Imana. Imana ikumbere umugisha. Urakoze pastor. Mwami Imana turagushimiye, tuguhaye icyubahiro Data wera. Imana y'abafite umubiri bose, Imana itarobanura ku butoni, Imana Data wa twese, umugaba w'ingabo, intwari mu ntambara, umutabazi mwiza. Ndagushimiye Kristo wera, ndagushimiye kubw'uyu mwanya twafashe turi hano Mwami. Turi hano tubwiriza ubwoko bwawe, turi hano tubwiriza imitima yacu bwite, tuyizanye mu biganza byawe aya masaha. Ijambo ryawe rigira umumaro wo kutwigisha Mwami. Buri muntu wese waduteze amatwi turimo tuganira tuvuga ijambo ryawe, abera b'Imana bahamagawe basizwe, aba amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo, ndingize mu mwuka wawe wera ababwire ko muri aya masaha fasha buri muntu wese, tabara abarushye, tabara abaremerewe, tabara abacogojwe n'amagambo y'abagenzi babo, tabara abarushye mu izina ryawe rihimba, izina ryawe rishyirwe hejuru, tabara abadakora kandi bafite mu izina rya Yesu. Bagirire neza, batekereze mu buryo bwiza, batekereze mu buryo bwagutse. Doruka tubereye icyitegererezo, Hezekiya yatubereye icyitegererezo, Koroneliyo yatubereye icyitegererezo. Bakoze imirimo myiza, Bibiliya irabahamya, irabavuga. N'uyu mwanya Mwami niko dusenze, mukomeze ubasange, usanga imitima yari yaribagiwe, usanga imitima yari yaracogoye, wongere uyitekererezeho mu mitima yabo, wongere ubyutse iyo mitima, wongere ubyutse ibitekerezo, kugira ngo abashe kumenya ibikwiriye mu gihe gisa n'iki. Urakoze kubikoze kandi bigenda neza, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.